none se wabasha kubona icyatsi n'ururo ukavuga uti iki ni icyatsi uru ni ururo bigusaba ko warabibonye byose warashishojwe bimenye mu mwuka niho tugeze tugezaho umuntu ahura n'ikizamini cyo gutandukanya icyatsi n'ururo yego kandi bigusaba kumenya gutandukanya igikeri n'ikiguja kuko ni ibintu bisa ubu rero aho tugeze urumva ntabwo ushobora kubasha gutandukanya igikeri n'ikiguja utarigeze ubona igikeri ngo ukitegereze utarigeze ubona ikiguja ngo ukitegereze none uhita uvuga uti kiriya ni igikeri ari amaso ni ay'igikeri ntabwo ari ikiguja mwari muzi yuko hari abashumba bimitswe yego n'imbuga nkoranyambaga bibaho oya barahari mu matorero yacu hari abashumba bimitswe n'imbuga nkoranyambaga kandi birafata n'uyu munsi barayoboye kandi bimitswe kuri Zoom kuri kamera bavuga imigabo n'imigambi yabo kuri kamera kandi byarafasha mubwire se hari ibyemezo bikomeye byafashwe kuri Zoom yego n'uyu munsi abantu baracabigendera ibyo byemezo nawe ugeze abihakana kandi ari kuri Zoom kamera zishinze none se isi yo mu 1900 na isi yo mu 1900 na itandukanye n'isi yo mu 2000 na kandi noneho isi yo mu 2000 na n'isi yo mu 2020 na izo si ziratandukanye Gitwaza ni umuhanga Dr. Gitwaza ni dogiteri nyine ni umuhanga kandi buriya rwose tubyemere buriya arimo arasazura idini arimo arasazura itorero rye biriya ni ugusazura buriya ryari ryashaje ibintu byamaze gusaza byabaye tumacu buri wese yitwara uko yishakiye buri wese yumva agenda biriya ni ugusazura ni ubuhanga bwo gusazura kuko ibintu byose birasaza aravuga ati ni igihe cyiza cyo gusazura itorero akarivugurura buriya iyo bavuze kuvugurura babivuze byashaje konyiruka bya updating twongeye kubasuhuza ku Masaziro TV twari tumaze igihe kinini tutahari cyangwa se dusa n'abahugiye mu tuntu twinshi mwakwibaza se no kubera iki ariko pastor yes dushaka kubabaza niba ntacyo bitwaye mwatubwira impamvu mutari muri kuboneka vuba cyambere burya habari imirimo myinshi abantu bakora cyakora twasaba imbabazi ko twicishije abantu irungu ariko imirimo yo twari turimo ni myinshi iri inyuma ya kamera abantu mwatumye baba board bibaza se byagenze bite Amasaziro TV katagikora hagati aho ariko katubanze bibwire amazina yanjye ni Elevani na Musisi nkuko bisanzwe rero Amasaziro TV tugira ibiganiro byinshi bitandukanye ari byo mugiye kujya mubanamo nanjye ndetse na pasteri n'abatumirwa benshi bagiye batandukanye hirya no hino muzamubona tubazanira aba pasteri tubazanira abandi bantu bakuze cyangwa se tubazanira n'abatoya nabo tubabaza ibitekerezo byinshi bitandukanye none rero pastor watwibwira nawe ukibwira n'abantu badukurikiye urakoze cyane Musisi ndi Clement Muganza turamenyeranya ku Masaziro TV ubundi ndi umupastori umunyamakuru iyo mirimo yose ndayikora nkunda uyu muhamagaro wanjye wo kubwiriza ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo guhugura gucyaha kwigisha nkuko inshingano tuzihabwa mu na Bibiliya yego ako ubundi kankubaza ikibazo gisa naho kitsa kugoranamo ariko ndacyo kitagoranye ubundi ko duheruka kera abantu b'abapasteri barumvaga ibintu biri digital bakumva ni ibintu bidakwiriye abana abadayimoni ni bije ubundi wisanze ute kuri iyi mihanda bamugane y'abandi cyangwa se wisanze ute aha hantu kuba wajya ku mbuga nkoranyambaga nko kuri YouTube gutya ugakora ikorerwaho n'abantu batandukanye harimo abantu bizera Imana hakabamo n'abatizera Imana ubundi ni gute umuntu w'upasteri wisanze ahantu cyangwa se wahisemo gukorera muri ubu buryo ubundi hari ukuntu nyine imyumvire igenda ihinduka ibyo uvuze ni ukuri kera twabaga tuzi yuko nyine ufunguye kamera ukazana rekoda ugatangira kujya kuri wambonye bakakubona kuri ekara bati buriya yaguye ibishitani bati ni ibishitani biriya bintu birimo daimoni azanye n'ibyisi bati n'ibyisi kwanza nubona ko n'ubwenge bwagwiriye abantu bakajya bumva ko ibintu by'ubwenge ari ibintu by'ibishitani yego ariko
uko abantu bagenda bagira imyumvire itandukanye nuko isi igenda ihinduka. Yego. Abantu bagenda nyine nabo bajyana n'iyo si uko imeze. Reka ngwe nk'urugero. Sinzi niba abantu badukurikiye babizi. Buriya isi yo mu 1900 na. Isi yo mu 1900 na. Itandukanye n'isi yo mu 2000 na. Kandi noneho isi yo mu 2000 na. N'isi yo mu 2020 na. Izo si ziratandukanye. None aho ngaho nuvuga gutyo ko turi busange hari ibintu bimwe na bimwe bikorwa bigomba guhinduka. Niba twaremeye ko n'abapasiteri cyangwa se n'abakozi b'Imana bo twita abakozi b'Imana bumvaga ko ibintu by'ikoranabuhanga bitagakwiriye kuba biza mu itorero. N'ubu ngubu biracyari ikibazo. Kuko hari n'abadutera amabuye kuko batubonye kuri kamera. Ngo buriya ngo agiye mu bikingo. Ariko nuko utamenya hano kuri iyi mihanda umuntu wazanye terime yo kuvuga kuri iyi mihanda. Nuko ni muri rompwe n'abantu bahurira. Kandi Yesu yaravuze ngo mugende mujya aho hantu abantu bahurira. Aho bahurira ariho mujyana mubasange. Ntabwo abari abantu baba bari mu rusengero rwacu barana musisi abantu baba mu rusengero nyobora mbambaza. Iyo mwese ibyo ndabimenye bisobanuye ko ari abantu bamwe bahora baza. Yego. Ubusaba ndacyababwiriza babandi bataje narababwirije mu mwaka ushize n'uyu ugiye kuza nzababwirize gutyo nzababwiriza abo ngabo kandi nabaye ubutumwa mwire kujya gushaka babandi batajya baza mu rusengero kandi ukaza aho bahurira. Abo rero nahangane mu mihanda niho bahurira. None ubwo wakwibaza utese ati wa mugani harya umanza hari abantu babakuze cyane bajya batubwira ngo mukizwe nkuko kera ngo bakizwaga ngo mwambare nkuko kera bambaraga ibintu n'ibyo ngubwo ngo agakiza ni kakandi kambere. Ugasanga kwiyogoshesha bizi kera abantu bajya bakoresha nk'umusatsi bagakoresha urujya kugira ngo umusatsi urambuke. Bagakoresha uburyo bwo kuba wenda kwiyogosha bakogoshesha urwembe rwo twari tumenyereye hakazaho utuntu twinshi tugiye dutandukanye. None ibyo bintu by'agakiza niba mwarabizanye hano kuri social media akaba ariho biri. Ntabwo byabindi niba bitaremerwaga nabyo kuba byaza hano ntabwo bizabasaba ko hari ibindi bintu muhindura nabyo mukabijyanisha n'igihe kigezweho wenda mugahindura imyumvire cyane y'abantu bakuze sinzi niba muzabarikira mutyo. Nk'ubu turi kuri ku Masaziro TV wakwibaza ba bantu basaziye mu gakiza ntabwo bazabona ko twebwe turi kubyiruka bazatubona nk'abaguye. Ubundi hari ibintu tugomba guhora twiteguye buri gihe bya conflit de generation. Ibintu by'impaka zituruka kuri bya bihe twavuze. Yego. Abiki gihe abo mu gihe cyashize abigihe kizaza. Na rimwe bajya bumva ibintu kimwe. No kuva kera muri Bibiliya hari abahoze bari mu rusengero rwa Salomo noneho baza kurusana mu gihe cya Ezra na Nehemiya. Yego. Bakavuga bati urusengero ntabwo rumeze nka rwarundi. Abandi batariko bati urwacu n'urwo rwari rwiza urundi urwiza n'uru. Kugeza ejo bundi Yesu aza urwo Herode yubatse rusiga izahabu bavuga ko ari rwo rwari rwiza ariko icyo gihe nta n'Imana yabagamo. Nubwo rwari rwiza nta Mana yabagamo. Icyo tureba ni ukureba karite dutanga. Ese tuvuga Yesu hano tuvuga indangagaciro z'abakristo hano tuvuga inkuru nziza y'agakiza ariko ubundi haba ari kuri kamera haba ari ku maradiyo na televiziyo n'ibindi byose na social media imbuga nkoranyambaga ibyo byose bijyanye n'igihe tugezemo ni ibikoresho dukoresha twuzuza yashingano Yesu yadusize. Yego. Nk'iyo mugiye kuduha ingero urubyiruko ruriho muri iki gihe cyangwa se abantu bakiri bato yasende singo ko bakiri urubyiruko ariko ntabwo bizatuma dusa n'abahanganye n'ababyeyi bacu cyangwa se n'abasogokuruza bacu n'abanyogukuru bigatuma bisa nkaho twe badufata nk'abaguye batakiri mu mwuka. Ureka kubwira Amasaziro TV afite inshingano yo kwigisha abantu uburyo ibintu byose bisaza. Yego. Ibintu biratangira biravuka bikanasaza. Buriya ureba n'imyumvire irasaza. Yego. Iravuka ikanasaza. Ikagira igihe cyayo ikarangira none abantu bagasigara basigaye ku mateka y'ibya kera nyamara haje ibishya. Rero ibyo ngibyo bitega igihe. Ni impamvu y'igihe gusa. Uravuga uti ibintu tubitega igihe kuko aba basaza nabo bazatambuka igihe cyabo gitambuke. Tuvuge ubu turi muri 2050. Ubu none aha turi gukora ikiganiro turi muri 2050. Turi kuvuga ibintu byo muri 2024. Isengero barazikinze bazikuraho zose zirafungwa. Hasigara insengero nkeya. Bati mwari mufite insengero zingahe? Tuti mu itorero ryacu dufite insengero 3. Ubwo turi kugana n'abantu bo muri 2050. Ubwo uko bazavuga bazavuga batariko mwari mwaranasaze. Gute bafunga insengero mukembe? Oya, ahubwo gute mwari mufite insengero 3. Izo ni inganda.
izo zari inganda ese zari dispenseri urusengero rumwe rwari ruhagije mukaruhuriramo rimwe mu cyumweru yego izo zose mu bitatu zari iziki hari nuzaza kubaza ati se ubundi gute bafunga insengero bate bagiye bakubita mu mujyemo icyo ni ikindi gihe cyabo noneho hari abantu baba batabyumva ariko urumva noneho uko igihe kigenda gihinduka niko abantu hagenda haza abantu bajyanye n'icyo gihe yego bya bindi bigasigara bimeze nk'amateka nk'ubu se wambwira ute isi ibya bihe nakubwiye isi ya nyuma ya 2020 umwaduko wa COVID-19 yego 2019 nibwo yaje ko yabaye bayirwanyije 2020 noneho ibintu byose bikorerwa ku mbuga nkoranya mbaga reka ngoye nk'urugero mwari muzi yuko hari abashumba bimitswe yego n'imbuga nkoranya mbaga bibaho oya barahari mu matorero yacu hari abashumba bimitswe n'imbuga nkoranyambaga kandi birafata n'uyu munsi barayoboye kandi bimitswe kuri Zoom kuri kamera bavuga imigabo n'imigambi yabo kuri kamera kandi byarafasha mubwire se hari ibyemezo bikomeye byafashwe kuri Zoom yego n'uyu munsi abantu baracyabigendera ibyo byemezo nabigeze abihakana kandi ari kuri Zoom kamera zishinze none se tukivuga kuri icyo kijyanye no kuba ari amasaziro ku kintu kijyanye no kuba wenda n'umurongo wacu ngenderwaho tukibaza ngo niba tukigishwa turigishwa ibintu ko tukigishwa ibintu bya kera wabonye sinzi bageze kubona ka video kari gutrendinga cyangwa se wenda ibyo abantu bari gupostinga ku mbuga nkoranyambaga bavuga bati Gitwaza n'ibintu yabihinduye ugeze ukabona bati Gitwaza n'ibintu yabihinduye bati yavuze bati ntazagira umukobwa wongera gusubira muri korari yambaye mini ntazagira umukobwa wongera gusubira muri korari yambaye ipantaro ntazagira umukobwa wongera mbese ntazagira umusore wongera gusubira muri korari afite dread afite amaherena ibintu nk'ibyo ngibyo ese wakwibaza ngo mbere kose wenda byaterwaga n'iki byaterwaga nuko batatwigishaga ibya kera kuko uyu gusabye ingero ahita kubwira ngo ibi ngibi byabagaho kubera ku bantu baremeze bacyana bari bambaraga abaga bafite dread byabaga bimeze gutya byaterwaga n'ibi ngibi mbese hari uburyo bwinshi agusobanurira nk'amarastase byabaga bimeze ku byaterwaga n'iki none ubwo ngubwo twakwibaza tese niba koko turi kubibona kandi kera n'undi kwa barahoze bigisha ntabwo turi gusubira mu bya kera tugendera ku bya kera kandi hari ibyavuba byakabaye biriho wivuni kuvuza ikintu kiza cyane twaba turi gusubira mu bya kera kandi twaragumiye umuhanga twasaruma yarabivuze nta kintu na kimwe kiriho gishasha muri isi byose ni uguterura ibyo hambere tukabizana kuko ibyo tuba tugezeho biba byashaje tukongera tukajya kubitangira aho byatangiriye Gitwaza n'umuhanga Dr. Gitwaza ni docteur nyine ni umuhanga kandi buriya rwose tubyemere buriya arimo arasazura idini arimo arasazura itorero rye biriya ni ugusazura buriya ryari ryashaje ibintu byamaze gusaza byabaye tumacu ko buri wese yitwara uko yishakiye buri wese yumva agenda byashaje byabaye tumacu ko dukunda kuvuga kuko wabonye ko n'abantu benshi bamwe na bamwe ariko kariya karatuma itorero risaza wabonye ko n'abantu benshi abakristo bashimishije bavuga bati twagize amahirwe noneho wenda abagiye kudufasha bimwe byari byarananiranye ababyeyi n'abantu benshi batunye kuba turigira kwa Gitwaza hari ahantu hasigaye discipline bira no gusazura n'ubuhanga bwo gusazura kuko ibintu byose birasaza aravuga ati ni igihe cyiza cyo gusazura itorero akarivugurura buriya iyo yavuze kuvugurura babivuze byashaje konyiruka bya updating uratekereza niba wigeze ubyumvaho ntabwo bayigeze umva reaction z'urubyiruko zabigizeho cyangwa se wenda nk'abantu naho harimo ibice bibiri hari abavuga bati byari byaratuzonza kabisa ibyo bintu ati ahubwo nureba kare kose rwose Dr. Paul Gitwaza arakoze cyane bishop wacu bishop apotre rwose tugize amahirwe cyane ariko hari n'abandi bavuga bati ko najyaga nurira hariya hejuru banyemera aya marasta ndayakuraho aya maherena ndayakuraho ariko abo ni bake nabo bana bari babifitemo inyungu urumva ko ari bake ariko abandi bavuga bati ibi bintu byadutse by'abantu bameze kuri urumva ni ariko kandi n'abandi batangiye kugira ikibazo tangiye kukritika bavuga ati abarasta se ko abakojejeho ko mbese abarasta baza guhagurukira ko bavuze ngo abarasta ngo rastafari ngo ni intuze ni idini ya shitani yego yabivuze
ibyo bintu rero byatumye abantu byazanye polemique abantu bazanye impaka nyinshi cyane nta kindi kiri kuvugwa ariko ibyo nabyo ni igihe cyabyo nabyo biraza gutambuka bishire hazi ibindi nk'ababyeyi wenda bamwe na bamwe ngiye naganiye nabo cyangwa se nagerageje kumva bavuze bati twatugize amahirwe dufashije abana bacu twatugize amahirwe dufashije hari discipline yari yaracitse mu miryango ubona abana bitwara uko bishakiye kumva ngo ni umukristo ariko wamureba inyuma ukabona rwose ntago bihura ngo rero bavuze bati rwose turabyishimiye kuba Gitwaza nawe nk'umuntu ufite ijwi rigera kure yaba agiye kudufasha kongera kugarura discipline mu bantu cyangwa se mu Rwanda mu banyarwanda byo byiza kurushaho kandi discipline nayigarura byo kuko hari abantu bose bavuga ati wow but kabisa Zion Temple noneho igiye kujya kuri top kuri discipline kwa nandi matorero nayo yigeze komera kuri iyi ariko agenda arekuramo gace niko saza kandi ibyo ni ugusaza nakubwiye ngo nta kintu kidasaza mwebwe abadukurikiye company irasaza idini irasaza itorero rigasaza ni nabyo turi kubona muri 2024 ibintu by'imyemerere mu Rwanda by'amadini byatumye na leta ibizamo kugira ngo ibafashe kubisazura byarashaje hari byari bishaje kuvugururwa ariko nubwo umuntu wacu w'inyuma saza umuntu wacu w'imbere warahinduka mushya uko bucye ibyo byose nubwo bisaza mu mwuka ntago dusaza mu mwuka nta kintu cyo gusaza kibamo ahubwo duhora duhinduka basha uko bucye umuntu w'imbere ukiraho guhinduka mushya ahinduka umujene naho biriya rero hari abantu bose hari abantu bishimiye ko apotre Gitwaza ashobora kuba avuguruye itorero neza mu buryo rishobora kuba rigiye kujya kuri top avuguruye itorero abantu bari baririmo bagiye kuba fier babyishimire avuguruye n'umuco muri rusange mu Rwanda discipline arayikosoye abantu bahita bavuga ati wow bati niryo torero rizima risigaye ko andi iyo wagiye ubona ko agenda yoroshye abantu bahita bumva yuko hari sawa ariko hari n'abandi bavuga bati harimo akaryo harimo inyungu kuko buriya ikintu cyitwa ubustari hari abantu bakunda kubohoka hari abantu bakunda kubohoka oya hari hejuru no kuhajya hari ku ruhimbi hari umuntu uvuga ati natanga ibyanjye byose ariko bakandika nkahagarara hari hari n'umuntu uvuga ati ndatanga ibishoboka byose ntibankure kuri kariya gatuti kuri mimbara hariya kuri wambonye niko bayi kuri wambonye hariya rero baba baharwanira umuntu abahashaka birumvikana ni ibintu byinshi bitandukanye twari turi wenda tuse twinjira mu kiganiro cyangwa se mu bigezweho ariko mu by'ukuri turi kwibaza se ni ibiki mugiye kutuzana hano naramaze igihe mucecetse ni ibiki mugiye kutuzana na kaye gashya cyangwa se ni ibiki mugiye kuturemera ku Masaziro TV muri iyi minsi dufite gahunda yo gufatanya n'abakunzi b'Amasaziro TV tugafatanya gusoza umwaka no kwinjira mu wundi mushyashya urumva ko haba hari ibintu bitandukanye bishobora gutuma abantu binjira mu mwaka neza basohoka mu mwaka umwe bajya mu wundi neza ikindi inyigisho zitandukanye ubuhamya twishimiye abantu bagiye bakurikira ubuhamya twabahaye dufatanya na Daniel nawe tunamushimira uko twagiye dukorana bira bintu by'ubuhamya hanyuma dufite ibindi biganiro bitandukanye tugiye gukora bijyanye n'ubuzima bw'amatorero n'amadini muri iyi minsi ibikorwa by'umwuka muri uyu munsi biri atake ibintu by'umwuka byamaze guhura n'ibitero birasaba ko dukora ku maso y'abantu tukabereka ibitero byagabwe ku itorero ry'umwuka pana ya madini yacu ku itorero ry'umwuka itorero rya Kristo kuko ubu ngubu ni igihe itorero riri atake ryamaze guhura n'ibitero ariko buryo bamaze gutahura ibitero dufite ingabo idukingira n'umwami wacu Yesu Kristo ntago bitugera dufite ahantu twisha twebwe ibitero nk'ibyo muri make twibera mu gifaro twibera muri Yesu mwimbere nta numutamenwa ntago bidusangamo ubwo rero twadusanga abidegembye inyuma y'igifaro abidegembya inyuma ya autobrende yacu ariyo Kristo bamenye ko bafite akaga ko muri iyi minsi ibitero byabaye ibitero muhungire mu gifaro mwimbere ibiganiro dufite ahanini n'ibyo ngibyo kuko tugeze ku mugoroba w'isi tugeze muri ya meruka twavuze tugeze muri bya bihe bisoza ubuzima bwa Gikristo turi kubona ibimenyetso by'amasaziro y'isi neza rwose isi irimo irasaza tuyireba irimo iragana ahandi ijya kurangira kandi burya iyo tugenzuye Bibiliya tubona gutangira kwiremwa kuremwa Imana irema ibintu tukabona ubwenge bugwira ku isi tukabona abantu batatanira hirya no hino kugira ngo buzure isi
tukabona Imana itoranya ihamagara ishyanga rya Isirayeli muri Aburahamu, tukabona ibaheka nk'abana bayo ariko bakayinanira, tuyibona ibarekura bajya mu bunyage, ariko tukabona yohereza umwana wayo aje kubacungura ariko atari bo bonyine, ahubwo ibacungurana n'abanyamahanga batakayimenye. Noneho dutegereje kubona noneho umwana wayo agarutse gutwara abo bose yacunguye. Nicyo gihe tugezemo. Icyo gihe rero birasaba abakanguzi. Ubwo n'Amasaziro TV tube abakanguzi, dukangura abantu, tubabwire ngo mbese kubera icyo abantu barangaye, turangare iby'amadini ngo bayafunze, ngo kandi dufite Bibiliya, twakiriye imbuto y'agakiza, tuzi gusenga twirije ubusa, tuzi kumenya ibihe byiza n'ibihe bibi ukuntu tubibamo. Aho ugasanga twabaye abantu bari aho birirwa bavuga insengero bazikinze, ibintu byarahindutse amadini yacu, abapotre, ba bishopu, ba pastori duhera muri ibyo. Ibyo bitazatuma twumva imanda bitumariye. Ntabwo byakabaye ari byo bidutinza. Dusome Bibiliya, tukanguze abantu ibimenyetso, tubereka aho tugeze. Nifuza ko mu kiganiro cy'ubutaha nzereka abantu aho tugeze, nzabereka ibihe twaciyemo, mbereka ahantu tugeze, abantu babone ko twageze ku mugoroba w'isi. Twageze handi Yesu yavuze ngo mwiriye gukora imirimo y'uwantumye bikiri ku manywa, kuko bugiye kwira n'igihe umuntu atakibasha gukora. Nzabereka noneho iryo joro ryabuditse ryatugezeho. Umva ubyemere ubyanga, ijoro rigiye kubudika rikugereho. Bigusaba ko ufite urumuri, bigusaba ko ufite buji, bigusaba ko ufite itoroshi, bigusaba ko ufite amatwi yumva n'amaso areba, bigusaba kuba uri umuntu uzi gukoresha ibyiyumviro byawe byose kugira ngo ubashe kumenya icyatsi n'ururo ubitandukanye. Namusubiza gutandukanya icyatsi n'ururo. Genda bizi. Wabasha gutandukanya igikene n'ikigusha? Ikigusha ntabwo nyizi. Ikigusha ninuze ni iriya kiriya kinuze cy'insina. Ikigusha ni ikintu kimeze cyane nk'inguri. Ikigusha ikintu cy'inguri, inguri y'insina. Inguri ndayizi ziri bari cyo biti ikigusha. Noneho igikere ahantu kiri wabasha kugitandukanya n'ikigusha biri kumwe. Bishobora kugorana cyeka gisimbutse rwe tubibona. None se wabasha kubona icyatsi n'ururo ukavuga uti iki ni icyatsi, uru ni ururo? Bigusaba ko warabibonye byose. Ko warabibonye byose, ngo warashishojwe bimenye. Mu mwuka niho tugeze. Tugeze aho umuntu ahura n'ikizamini cyo gutandukanya icyatsi n'ururo. Kandi bigusaba kumenya gutandukanya igikeri n'ikigusha, kuko ni ibintu bisa. Ubu rero aho tugeze urumva ntabwo ushobora kubasha gutandukanya igikeri n'ikigusha utarigeze ubona igikeri ngo ukitegereze, utarigeze ubona ikigusha ngo ukitegereze. None uhita uvuga uti kiriya ni igikeri, ari amaso ni ay'igikeri, ntabwo ari ikigusha. Ari amaso urabona hari ukuntu insina inguri igira imizi. Urabona inguri y'insina, noneho iriya mizi yo yapfutse yavuyeho isigarana amaso ameze nk'ay'igikeri. Uri hano ukitegereza ukareba iriya nguri ukavuga uti iki ntabwo ari igikeri ni ikigusha. None nakwibaza pastor, nakwibaza iyo uvuze ku masaziro, amasaziro none niba ko mbona kumvisha abantu bakiri batoya ibintu bijyanye no gusaza, ubona no mu buzima busanzwe cyangwa muri gahunda za leta kubwira umuntu ngo azasaza biragoye kubyumva. Ese nihe technology muzakoresha, ni ubuhe buryo, nizihe metode muzayikoresha mute kugira ngo bashe abantu bakiri batoya ubuzima bwo gusaza mu? Nakubwiye ngo ntago bigoye, ni impamvu y'igihe. Kuko umwana aba ari mu nda ya nyina, akavuka ari agahinja, tugaterura ku munsi wa 8 tukamwita akazina, bakamusokoza bakamusiga. Mu minsi mike agatangira gukambakamba, wamubonye? Hanyuma mu kindi gihe agatangira guhagarara, mu yindi minsi agatangira gusaba amafaranga kujya ku ishuri. Iyo ageze ku ishuri yiga mu kiburamwaka, akiga muri primaire, akikubita muri secondaire, akajya muri kaminuza, akaza tukamushakira umugore cyangwa umugabo tukamushingira. Icyo gihe ntabwo aba ari agasaza, ariko atangira kubibona ko ariho hagana, kuko aba yibuka ko
yigeze kuba umwana Yego. kandi ntabwo aba akitwa umwana. Yego. Icyo gihe iri kumubwira ngo uzasaza arabimenya ariko kugira ngo byumvikane neza burya iyo amaze kubyara rimwe kabiri atangiye kubona b'abana yabyaye bari kugenda bazamuka niga avuga ati ariko gusaza bibaho kuko nanjye ntangamye. Noneho kugira ngo byumvikane neza ndikuvuga ko kubisobanura bitagoye. Ubundi uburyo bwiza bwo kumva ko ikintu cyose kigira amasaziro, ikintu cyose ubitegure ubyemere cyangwa ubyange uzasaza. Iyo kampani yawe izasaza. Umva iyo business ukora irasaza bikagusaba kuyisazura. Meme iyi kamera irasaza, ibintu byose birasaza. Nawe nkurikiye wigeze kuba umusore ariko uzasaza. Nawe umusore mahero uzasaza. None reka nkubwire uburyo bwiza. Wadukurikiye ubu turi ku gicamunsi. Yego. Amasaha y'umunsi agiye gusaza. Agiye kurangira. Kuko ririmo reda kurenga. Yego. Muri mu gitondo rirasa nta muntu wumva ko rishobora kurenga. Waribonaga rirasa saa 3 kubwira abantu ko buza kugoroba biragoye. Yego. Saa 6 izuba rigeze haramukire hagati kubwira abantu ngo izuba riri burenge biragoye. Ariko iyi saa 9 na saa 10 rigeze hari ritangiye gucana umutuku. Tuvuga ati shabura gorobye tu n'abanura batangira kwanura babona ko bwije. Urumva rero ntago bigoye kubwira abantu ngo ibintu birasaza. Yego. None nakwibaza tese ubundi ni gute umuntu yamenya ko ari mu mwuka ukiri mutoya cyangwa se nk'uko ushaje? Kowe yatangiye gusaza. Ko yatangiye gusaza mu mwuka cyangwa se akiri muto mu mwuka. Ni ibihe tandukaniro ryo ko umuntu yamenya ngo ariko rero nubwo ndi hano amasaziro yangiye mu mwuka wenda ndacyari muto mu mwuka. Sinzi wenda uburyo wabisobanuramo niba umuntu aba muto mu mwuka akanasaza mu mwuka. Hari ibintu dukwere kubanza kumenya. Buriya iyo tuvuze gusaza mu mwuka tuba tuvuze wa muntu w'imbere n'umuntu w'inyuma. Uburyo batandukanye umwe yemerewe gusaza nawe twarimo tuvuga gusaza n'ibintu bisaza ariko uw'imbere we akaba atemerewe gusaza. Kuko iyo dusomye urwandiko birumvikana urwandiko rwa Paulo yandikiye katurebe Abakorinto. Paulo yandikiye Abakorinto ndaka birebere hano. Yego. Yandikiye Abakorinto ba kabiri urwandiko rwa kabiri yabandikiye igice cya 13. Tavuze ngo nicyo gituma tutacogora kandi nubwo umuntu wacu w'inyuma saza umuntu wacu w'imbere ahora ahinduka mushya uko bukeye. Yego. Uyu muntu wacu w'inyuma usaza yemerewe gusaza rwose. Yego. Uyu arabyemerewe ariko umuntu wacu w'imbere ntago yemerewe gusaza. Ahubwo ahora ahinduka mushya uko bukeye. Ubwo bisobanuye iki? Bisobanuye ko twebwe tugomba gutandukanya abantu babiri bari muri twe. Yego. Wa undi usaza nubwo wamusiga reka ubwire ngo waskwisiga amavuta kajana ukambara bigezweho ukashaka ibintu rwose perfume zihumura cyane na burya bwa ryari umuntu azasaza ukamugaburira we mu gitondo saa 6 nimugoroba ukamugaburira kane ku munsi cya 5 n'undi azasaza. Yego. Ariko umuntu wacu w'imbere we ntago yemerewe gusaza. Ikikubwira rero ko yatangiye gusaza nuko ubwe yibagirwa umuntu w'imbere ibiryo arya bituma dasaza. Yego. Kuko nubwo atemerewe gusaza hari ibintu ugomba guhora umugaburira kugira ngo adasaza. Ibyo ni ijambo ry'Imana ari byo tuvuga hano, ni impuguro, ni ugusoma ibyanditswe byera, ni imbuto z'abagenzi nyabagenzi, n'ubuzima bwa Gikristo no kugera ikirenge mu cya Kristo uko bukene uko bwije. Umuntu akaguma muri Kristo nawe akaguma muri we. Ibyo rero nibyo bishobora gutuma umuntu w'imbere adasaza. Ibiranga ko umuntu yashaje ni hahande nyine uw'imbere yashaje n'ahandi atangira gutinyuka ibyo atatinyukaga, kwihorera, gusenga nkuko yajyaga asenga, kumva yuko mbese kwisanisha n'ibyisi, kwisanisha n'abisi. Icyari cyaka cyeza. Iyo turi kuvuga abisi cyangwa ibyisi ntabwo bivuze ko twayivuyemo. Ahubwo no guhorana amacenga y'isi kuko ifite ubutware bwayo. No guhorana amacenga no kubana nayo tuyizi.
ni ukuba muri iyo tuyizi. Yes. Murakoze cyane rero mwabyumvishe ibyo tubategurira ku Masaziro TV. Ntimuzacikwe, ni byinshi twashaka kugira ngo tubanze tubereke ibyo tubategurira cyangwa se ibyo tuvugaho. Hari byinshi bitandukanye tuzabasura, cyangwa se ushobora kuba ufite ubuhamya cyangwa se ibitekerezo runaka ushaka kutugezaho, watugeraho nta kibazo. Hari nimero ziba zihari ushobora kutubonaho, ushobora guhamagara pasiteri, ushobora guhamagara na musisi w'umunyamakuru, ndetse turi kumwe na Dani nk'umukameramani wacu. Abo bose tuba tugiye turi kumwe rwose, ntabwo duheje, ariko none muzatuzanira ibintu by'ukuri kandi byo gutwika. Dushaka ukuri, ntabwo dushaka abantu batwika, dushaka abantu baza kubesha abantu. Twakira ibyo gutwika. Ngo abantu bazaze nyuma y'umwaka y'ukwezi ikiganiro kiri bavuga ngo aya ngo biriya bintu twavuze ngo byara ibintu byo kubesha. Dukeneye ukuri rwose. Tugiye no kongera kubagara, hari abantu benshi baba bashaka n'ijambo ry'Imana. Tugiye kongera kubagaraho ijambo ry'Imana bagumye barikurikira n'ibiganiro dukomeza tubijya. Namusiye, hari icyo wabwira ku byerekeranye na filime? Ku byerekeranye na filime, turimo turabategurira filime muri iyi minsi iraje izabagereho. Turimo turayitegura, dushaka kugira ngo tubereke noneho abantu twamaje kumenya ko mukunda ibintu bakina, ibintu bikiye cyangwa se ibintu bije mu buryo inyigisho zituruka mu mikino. Dushaka no kugira ngo tubategurire iyo filime. Ntabwo twari twayisohora twayimenyera izina ngo turitangaze, ariko turimo turabitegura. Abakunzi b'Amasaziro TV rwose ni mwihangane, tubabika ibintu byinshi bitandukanye. Gusa ibanga ni rimwe, kora subscribe, ukore share, ukore comment, ahantu hose ubutumwa bujye bubasha kubageraho. Niba dushyizeho ikiganiro buhite bukugeraho ku buryo bwihuse. Ariko uvuze akantu nshaka ko baza badukurikiye, nawe nkubaza nk'umunyamakuru. Namusisi n'umunyamakuru w'umwuga. Ushaka kudufasha gukurikirana neza no kumenya impamvu. Kubera iki abantu basabye subscribe batayikora kandi itagura amafaranga? Uzi impamvu se buriya mbikeka? Ndabitekereza ariko ntabwo mbizi niba ari byo. Nkeka ko hari abantu bamwe na bamwe bakeka ko bashobora kubona hari yindi ko data zabo zigenda, ariko none data ni bisanzwe kuko n'ubundi buri guplayinga video n'ubundi byose cya kimwe n'ubundi data zirimo ziragenda, ariko subscribe ni ugukora byonyine gato cyane. None se uklikamo kugira ngo abo mu mambure ko bidahenda, ko bidasaba amafaranga. Ntabwo nzi impamvu, gusa icyo nzi cyo hari abantu baba batabisobanukiye wenda kumva subscribe. Nk'ubu kugira ngo dukore ikiganiro kiba gihenze, mu by'ukuri ikiganiro kirahenda. Amatara, ibikoresho, interinete, umwanya, ariko tukavuga twigomwe kugira ngo munezerwe. Mwaduhaye like, mukaduha comment, mukaduha sub, ubwo ari abantu babateganya agaciro kazo. Tubabwiye ko subscribe arizo tuguramo ibijumba, like tukaziguramo agasosi. Yego. Sibyo, comment tukaziguramo akagati ka mu gitondo. Yego. Abantu babo turaza bakanabutwiriza. Turaza bihanganire bazabuturaze. Babutwiriza bakabuturaza bakabati muraburara kandi twiriwe dushaka mwishima tubagezaho. Turabasabye mu bikore. Yego. Ariko nta musisi wasabye. Ndabibasabye n'ukuri rwose, ni inkunga ikomeye kandi ni byiza kuko biradufasha, bituma tumenya ko turi kumwe n'abantu kurusha uko wajya uvuga. Hari abantu babireba barahari, turababona benshi, ariko kumenya ko se ni bande. Ariko iyo yakoze subscribe bituma tumenya umuntu wacu n'ibitekerezo byabo, bikatugira comment, mukamenya ese muzatubwira ibindi ubutaha. Hari ibitekerezo byinshi byabo tuba dukeneye. Oya, hari n'ukuntu chaîne ya YouTube nayo izamuka imbaraga, ikazamuka kubera ko mwakoze ibyo. Iyo mubikoze rero mutumotiviye, muduteye imbaraga. Ni inkunga yo mu buryo kandi itabagoye. Rero nubona ukunze ikiganiro cyangwa ukirebye wakanya gatoya ukumva hari inyigisho ukuyemo, kora subscribe, hanyuma ukore comment, ugire ikintu bivuga ibyo tuvuze, hanyuma ngeze usharinge, wohereza abantu nka 5. Babwite abantu mwasenga, babwite hano hari impuguro numvisemo, umva nawe nangize ukore kuri ka like hariya akantu kameze gutya, kandi na dislike nta kibazo. Iyo mvise duvuze bitari byo ura disliking ukora kuraka, ariko ubonye ari sawa akora akantu kameze gutya. Ni byiza cyane rero, turishimye. Pastor, hari ikindi gitekerezo ufite cyangwa se twavuga muri uyu mwanya, mu mwanya mwe dufite wo kugira ngo tuze twereke abantu ko twongeye kugaruka babimenye? Wakwibaza se niba hari igitekerezo ufite cyangwa se niba yenda ntacyo, tugasoza ikiganiro akaba ari ubutaha. Reka dusoza ikiganiro, tuzakomeza ubutaha. Gusa nkuko nababwiye ikiganiro cy'ubutaha nzababwira aho tugeze. Yego. Tuzagenzuza ibyanditswe mu buryo bworoshye kubyumva kugira ngo turebe aho tugeze. Yego. Aho tugeze ni hehe. Icyo nicyo kiganiro nzabagezaho ubutaha. Hanyuma nkomeza kwiexikiza, ntimwabonaga ijambo ry'Imana, nta biganiro mwabonaga hafi kwezi kwa kujya gutambuka, ariko impamvu ni nyinshi namwe murabyumva. Abantu baba bafite ibintu byinshi barimo barakora uyu mwaka usoza.
ariko ubu ngubu ndebaza ko twabonetse tugiye gukora ibishoboka byose tubahe ijambo ry'Imana, tubahe ibintu mwifuza, tuze tubaganirize cyane ko mutwemereye ko namwe mugiye kujya muganira natwe muciye muri comment mukora subscribe. Murakoze cyane rero, mwari muri kumwe nanjye Elevani na Musisi na Pasteur Clement Muganza ndetse na Daniel ku buhanga bw'ibyuma kuri kamera. Twese turi kumwe kandi ibiganiro byacu nakagaruka. Bye bye.